habayeho umwami, ariko umwami akaba yarakijijwe cyane bitavugwa. Nk'uko ibwami habaga umuganga w'umwami, hakaba umwogoshi w'umwami n'abandi bantu bihariye bagenewe kwita ku mwami, uwo mwami wari ukijijwe cyane yari yaranazanye umupasiteri wo kujya afasha umwami mu masengesho ya buri munsi. Abantu bose babaga ibwami, iyo bageraga imbere y'umwami bacaga bugufi mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Ariko igitangaje, iyo uwo mupasiteri we yageraga imbere y'umwami, umwami ubwe niwe wahagurukaga ku ntebe ye y'ubwami agaca bugufi kubwo guha icyubahiro uwo mukozi w'Imana. Byari ibintu bidasanzwe ibwami. Igihe kimwe umwami yagize amatsiko, arangije abwira wa mukozi w'Imana ati, mfite ikibazo kimwe nshaka kunsubiza. Umupasiteri ati, nta kibazo rwose wambaza. Umwami ati, hagati y'imico y'umuntu n'ubwenge bwe, ni iki kintu yubahirwa cyane kurusha ikindi? Umukozi w'Imana yabanje gutuzamo, arangije abwira umwami ati, mpa iminsi mike mbanze mbitekerezeho neza, nzaguha igisubizo rwose gisobanutse. Umunsi wakurikiyeho wa mupasiteri yagiye mu bubiko bwa zahabu, ububiko bw'ibwami, akuramo ibiceri bike bya zahabu, abishyira mu mufuka we, arangije arasohoka aragenda nta kintu na kimwe avuze. Mu kubikora gutya ariko umurinzi umwe w'ibwami yaramubonye, ariko ntiyagira ikintu avuga kubera ko yatinyaga ko umubano wa mupasiteri n'umwami wazamo agatotsi, kandi bari bamaze igihe babanye neza. Ku munsi wakurikiye wa mupasiteri yarongeye ajya mu bubiko bwa zahabu, nabwo akuramo ibiceri bya zahabu abishyira mu mufuka, arangije arasohoka. Nabwo wa murinzi arongera aramubona, ariko araruca ararumira. Wa mupasiteri yabikoze nk'ukwezi kose yikurikiranya buri munsi. Wa murinzi wamubonaga abonye bikabije, afata umwanzuro wo kubibwira umwami. Umwami yumvise inkuru, yarababaye cyane, ararakara uburyo yagiriraga icyizere wa mupasiteri, yumvishe birenze. Umunsi wakurikiyeho wa mupasiteri yasanze umwami nk'uko byari bisanzwe, agiye kumufasha mu isengesho. Amugeze imbere, umwami ntiyamufata nk'uko yari asanzwe amufata. Byari bizwi ko iyo ahageze umwami ava mu ntebe ye akabanza kunama mu rwego rwo guha icyubahiro uwo mukozi w'Imana. Ariko kuri iyo nshuro umwami yarakomeje aricara ntiyahaguruka. Wa mupasiteri yahise abona ko amakuru y'uko asigaye atwara ibiceri bya zahabu yaba yageze ku mwami. Umwami yahise azamura ijwi cyane, abaza umukozi w'Imana ati, waba warigeze ufata ibiceri bya zahabu mu bubiko bwa zahabu? Pasiteri ati, yego rwose narabikoze. Umwami yahise arakara kurushaho, arangije aramubaza ati, waba warabikoreye iki? Ese ntabwo witaye ku cyubahiro cyawe? Niwe muntu nubaha cyane muri ubu bwami. Abandi bose iyo bangeze imbere baranyunamira mu rwego rwo kumpa icyubahiro, ariko wowe iyo uje nguha icyubahiro kubera ko uwukorera mufata nk'aho andusha ububasha kure cyane. Kwiba urabona bitagushujuguje koko? Urabona bitagusize icyasha? Pasiteri yarasetse, arangije abwira umwami ati, ibi byose nabikoreye kugira ngo nsubize cya kibazo wambajije mu bihe bishize. Warambajije uti hagati y'imico myiza n'ubwenge ni iki kintu abantu bubahirwa kurusha ikindi? Reba uburyo wari usanzwe umfata. Ni njye njyenyine hano ibwami umwami yunamiraga mu rwego rwo kumuha icyubahiro no guha icyubahiro Imana. Abandi bose iyo bakugeze imbere nibo bunama bakaguha icyubahiro, ariko nyuma yo kumenya amakuru ko ndi umujura, kunyubaha byahise biburizwamo. Ubwenge nari mfite bwose imbere yawe, mbere y'uko umenya ayo makuru, na n'ubu nibwo nyifite, ariko imico wanyumviseho niyo igennye uburyo unyubahukamo. Igisubizo rero ni icyo ngicyo. Imico y'umuntu niyo ituma bamwubaha kurusha uko bamwubahira ubwenge bwe. Umwami yatunguwe n'uburyo pasiteri yifuje gutangamo igisubizo cye,
arahaguruka arunama nanone aha icyubahiro Imana nk'uko yari asanzwe abikora, ndetse amusaba ko ibyo biceri bya zahabu yari yaratwaye yabigumana, ndetse bigakubwaga inshuro 7 mw'ishimwe ry'uko amuhaye igisubizo cya nyacyo. Aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima no muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwenge bwose waba ufite buburizwamo iyo imico yawe atari myiza. Umuntu yubahirwa imico ye kurusha uko yubahirwa ubwenge bwe. Ibya bindi byo kuba ushoboye ariko udashobotse. Nahitamo kuba nshobotse ntashoboye kuruta kuba nshoboye ntashobotse. Iyo ushobotse burya uba wabasha no kwiga ugashobora. Ubwiza bw'umukobwa mu mugezi bwami, ubwenge bwe bukagena igihe azamarayo, imico ye ikagena icyubahiro azahererwayo. Igipapuro cyakwicaza mu mwanya runaka, ubushobozi cyangwa ubumenyi bwawe bukagena igihe uzamara kuri uwo mwanya, ariko imico yawe ikaba ari igena icyubahiro uzahabwa. Nta mico myiza ubwenge, ubuhanga n'ubwiza buburizwamo. Nta mico ubwenge, ubuhanga n'ubwiza biburizwamo. Buri muntu wese rero aba yifuza kubahwa, yego, mu kazi, mu rungano, mu rugo n'ahandi. Ikintu ukwiriye kuzirikana ni uko kugira ngo wubahwe birenga ubwenge, birenga ubwiza, ahubwo bigasaba imyitwarire myiza. Ntabwo wubahirwa ubwenge bwawe, ahubwo wubahirwa imico yawe. Kubahwa ntabwo ari ibintu uhabwa, ahubwo ni ibintu utsindira. Kubahwa birakorerwa. Uburyo bwiza bwo gutsindira kubahwa ni ukugira imico myiza. Hari ibintu byinshi bishobora kugushyira mu bushorishori. Ubwiza bwawe, imisusire yawe, igihagararo cyawe bishobora kugushyira mu bushorishori. Ubwenge bwawe nibwo bugena niba uzaguma muri ubwo bushorishori, ariko imyitwarire yawe niyo izatuma wubahirwa ubushorishori. Nta mico myiza, amashuri yose waba ufite, intera yose wageraho, umwanya wose waba uriho, ubutunzi bwose waba ufite, ntibyatuma abantu bakubaha. Uretse ko n'icyubahiro burya, imico myiza ituma uba n'umutsinzi muri buri kimwe cyose ushobora kwerekezaho amaboko. Imico myiza ni ikintu gikomeye, ni icyita rusange. Yaba icyubahiro, yaba ubutsinzi, imico myiza ibigiramo uruhare. Hari abantu benshi batari bafite n'amashuri muri buno buzima. Hari abantu benshi batari bafite n'ubwiza bw'inyuma. Hari abantu benshi batari bafite n'urwara rwo kwishima, ariko imico myiza yabo yatumye bagera ku gasongero ubu ngubu bakaba bahagaze neza. Ubwenge rero n'ubumenyi byaguha imbaraga pe, ariko imico myiza niyo ituma utsindira imitima y'abakugaragiye bose, niyo ituma wubahwa kandi ukanakundwa.